iyo havutse ikibazo kikarara hagati y'umugabo n'umugore kikaryama kigasinzira namwe mukagisinziriraho, umva niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nurakara izuba ntirikarenge ukirakaye, kubera ko ikibazo cyaraye hagati y'umugabo n'umugore kiragenda kigahamagara abanko kikazana na ba anti, kuko wa mugore uryamye ababaye aratangira kwibuka yuko mukiri n'abafiance, hari igihe wibagiwe kumuhamagara, akibuka yuko mumaze kwimariya, hari igihe wibagiwe anniversaire ye kavuga atari kuzi ko ibi bintu kuko ariko byabaye, bwacya mu gitondo ugasanga anko wa cya kibazo na anti na cousin byose byahuye. Noneho umuntu yaza muri counseling akavuga ati rega uyu niko yabaye, agira gutya umugabo akavuga atari kuzi ibyo bintu byose, ngo none se ubwira ko nabyibagiwe. Buriya mujye mwitondera abashiki bacu bagira utubati babikamo ibintu neza, kubera ko ikibazo cyaraye hagati y'umugabo n'umugore bucya cyahamagaye umuryango wacyo kikaba kinini. Biratubwira ngo nimwige gukemura amakimbirane atarahinduka ikibazo kinini. Abantu bakunze guhunga ibyo ngibyo, bahunga gukemura amakimbirane, abambere n'abagabo. Iyo umugore atangiye kuvuga ati dukemura amakimbirane, ati ko hano hari ikibazo, ariko umugore we ngo rero mubwire ndananiwe rwose ujye undinda ibi bintu byawe, none se tuzabikemura ryari? Ngo ya ngo ariko ngo icyurumva ari ikibazo. Umva umuntu nakubwira yuko afite ikibazo niyo yaba ari imbeba, akakubwira ati hano hateye ingwe, ujye wicara iyo ngwe muyirebe, nimumara kuyihindukiza akabona ko ari imbeba nawe azabyemera ko ari imbeba. Ariko undi aravuga ati hano hari ingwe, ukamubwira se ingwe yaciye yinjira mu nzu koko? Ati irahari yewe ndabizi. Hari igihe umuntu afata akabazo kakita gatoya kandi kuri wari kanini. Mutega amatwi, mubanze mukore distance, ikibazo mugishyira imbere yanyu, mwe mwegerane mukundane, nimurangiza mugikubite mwembi mukireba, kuko ikibazo gihagaze hagati y'umugabo n'umugore kimera nka ya nyamaswa y'amabara abiri. Communication ikemura ibibazo ni yemera yuko niba umuntu akubwiye ko hari ikibazo cyemere ko gihari, mugishakira umwanya mugikureho. Conflict resolution mugomba kubyiga, mukabyiga mukamenya yuko communication ni ngombwa, niyo sima ituma umugabo n'umugore babana neza. Mukamenya ko kwikemurira amakimbirane mutagombye guhamagara undi muntu wo hanze birashoboka iyo mwembi mutari intagondwa ngo utsimbarare kuri position yawe. Abantu bakunda gutsimbarara, witsimbarara kuko umunsi washakanye n'umugore ugashakana n'umugabo mwemeye ko muzaba umwe, kandi kuba umwe birahenda.